hanyuma tugiye kureba ni igiki gituma abagore bazinukwa imibonano mpuzabitsina, ugasanga umugore yarazinutswe ntabishaka ariko hari ikintu cyamuzinuye, yarazinutswe yumva ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina nta kintu bimubwiye, yaba yakwibera aho ngaho rwose akumva amahoro, umugabo atagize n'icyo amubaza akumva amahoro yataha nta kibazo, akumva rwose yamara n'ukwezi, akumva yamara amezi abiri, akumva yakwibera aho ngaho rwose nta n'ikintu wamubaza. Barahari rero bameze gutyo, bazinutswe imibonano mpuzabitsina, barahari baraho nyine bumva nyine nta kintu bivuze, nta buryohe bwumva, bagira ngo baranabikoze bakumva nta kintu bimaze. Ibyo rero murabizi ko rwose ku mugabo ibyo ngibyo ntabwo wabimubwira, ariko turashaka kwimanukira tukagenda tukajya muri fondasiyo. Nababwiye ko tuzajya muri fondasiyo hasi ibanza, kuko nababwiye ko iyo fondasiyo, iyi nzu idafite fondasiyo nzima, iyo wayubatse ku musenyi utarayihaye fondasiyo ifatika, iyo nzu rwose imvura iguye ihita ihirika, kubera ko ifashe, ntibikomeye, ntibishinze ku rutare. Rero iyi fondasiyo yo mu buriri iyo yamaze kwangirika no gusenyuka, nta kindi kiba gisigaye, inzu iba yarangiye. Ni kwa kundi ujya kubona ukabona nyine inzu irahirimye, ukumva ngo inzu yo kwa runaka yaguye, nyamara wayirebaga ubona ari inzu nziza iteye amarange, imeze neza, wacaho ukavuga dore inzu nziza, dore inzu yubatse neza, kubera ko wayireberaga inyuma nyine, uyirebera inyuma utazimo hasi uko bimeze, utazi muri fondasiyo ngo harimo iki cyangwa se yubatswe gute. Hanyuma rero turagira ngo twebwe tujyeyo, tujye kureba se muri fondasiyo hubatse gute, ese inzu yacu irakomeye, ari rwo rugo rwacu, ese yubatswe neza, ese umufundi yayihaye rwose amabuye afatika. Turagira ngo rero twinjireyo turebe, ese mwabagore mwe muri iyo fondasiyo mu buriri bimeze bite, ese urugo rwanyu izi ngo ntago urugo rwawe ruri mu manegeka yo gusenyuka kubera ko mu buriri bitagenda neza. Ntago mugabo uyu mwanya wigunze urayi wicaye mu ntebe kubera ko uzi ko nugera mu buriri n'ubundi nta kintu umugore ari bukumarire, kubera agahinda nyine kakakwegeye kukarara aho ngaho mu ntebe, ntiwicaye mu ntebe nturimo kumva radio, mugore nawe nturi mu buriri wenyine. Ese mu buriri ntimuryamye muteranye imigongo, umwe areba hirya undi areba hino, mwimyoza mutongana mugira gute? Kubera iki? Kubera ko hari ahantu byapfiriye, hari aho byapfiriye. Turaje rero tubive imuzi n'ubundi tubisesengura. Uyu munsi tugiye kureba ku bagore, n'abagabo turaza kubavugaho, kuko n'ubundi nibo tuvuga ku bagore, tukavuga ku bagabo, tukavuga ibitagenda neza. Ese ni gute dushobora kubikosora, ni gute byagenda neza? Hanyuma tugiye kureba ni igiki gituma abagore bazinukwa imibonano mpuzabitsina, ugasanga umugore yarazinutswe ntabishaka ariko hari ikintu cyamuzinuye, yarazinutswe yumva ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina nta kintu bimubwiye, yaba yakwibera aho ngaho rwose akumva amahoro, umugabo atagize n'icyo amubaza akumva amahoro yataha nta kibazo, akumva rwose yamara n'ukwezi, akumva yamara amezi abiri, akumva yakwibera aho ngaho rwose nta n'ikintu wamubaza. Barahari rero bameze gutyo, bazinutswe imibonano mpuzabitsina, barahari baraho nyine bumva nyine nta kintu bivuze, nta buryohe bwumva, bagira ngo baranabikoze bakumva nta kintu bimaze. Ibyo rero murabizi ko rwose ku mugabo ibyo ngibyo ntabwo wabimubwira. Hanyuma muri ibyo bituma umugore ahurwa imibonano mpuzabitsina nibihe? Hari kuba umugabo ashobora kubimukorera atabishaka. Ibyo ngibyo bagore mu byumve, cyangwa se namwe bagabo, umugore akabikorerwa atabishaka, atari muri mudu yabyo, atabyiteguye. Icyo ni kimwe mu bituma uko agenda bikorerwa atabishaka, agenda bikorerwa asa n'ufashwe ku ngufu, agenda bikorerwa nta bimurimo, niko bigenda bituma
azinukwa imibonano mpuzabitsina cyane cyane. Urabona nk'aba bana bahohoterwa bakiri batoya, bagahohoterwa bakiri batoya, usanga hanini bakura barazinutswe imibonano mpuzabitsina kubera ko nyine babikorewe batazi n'ibyo ari byo, batabishaka, batabizi. Uko niko rero n'umugore ubana n'umugabo akabimukorera, mu by'ukuri umugore atabyiyumvamo, atabishaka, buri gihe akaza ahita yurira, ahita akora nk'uko tumaze iminsi tubibabwira. Usanga umugore ageze ku rwego rwose azajya abona umugabo hariya akaba yakwirukanka, niba bamaze kurya agatangira akirengagiza, agakora ibishoboka byose, agakora uturimo tumwe na tumwe kugira ngo aze gusanga umugabo yasinziriye, kubera ko abimukorera atabishaka. Hanyuma hari ikindi, hari kuba nanone, ubwo icyo ni kimwe turangije, hari kuba nanone umugore ashobora gukorerwa imibonano mpuzabitsina atateguwe, umugabo atigeze amutegura. Ibyo ngibyo tuzahora tubibabwira, tuzahora tubigisha. Uyu munsi ushobora kuba wumvisha ikiganiro mugenzi wawe atacyumvishe, hakaba hari ucyumvisha uyu munsi, undi azacyumva ejo, hari n'utaracyumva uzacyumva no mu cyumweru kizaza, ariko tuzahora tubigarukaho kugira ngo nawe ucyumvisha uyu munsi n'undi uzacyumva ejo, mu gihe tubigarutseho bizagire ikintu bimufasha. Rero kuba umugore akorewe imibonano mpuzabitsina atateguwe ni ikintu kimwe gituma umugore abangamirwa n'ubundi n'imibonano, akumva nyine nta kintu yumvamo, nta byishimo ashobora kumvamo. Bagabo nababwiye ko niba mushaka kugira ngo abagore banyu babanezeze mu buriri, muryoherwe n'imibonano mpuzabitsina, mubanze mubategure. Nta mpamvu yo kwinjira muri iki gikorwa utateguye umugore wawe. Uyu mugore rwose nababwiye ko abagore kuboneka ku bushake kwabo kuratinda cyane, biratinda, bisaba rero ko umutegura. Abagabo bo nta muntu ujya ubategura, nta muntu ubategura, kuko bo umubiri wabo ufite ukuntu uteye, ufite ukuntu uremye, ashobora kukureba gutya agahita yumva arabikeneye. Nta kintu cyinshi bisaba, nta bintu byinshi bisaba. Hanyuma uko umugabo iyo yabikoze umugore atageze ategurwa, ni ibintu bimubabaza cyane, bikamubangamira, ugasanga n'ubundi umugore arabizinutswe. Hanyuma mugabo rero umeze gutyo, uteye gutyo, utangira kugera ku buriri, ugatangira gufata umugore wawe ukamukorera nk'umuntu ufata itungo runaka, ntabwo ari byiza. Umugore nyine nuko ateye, agomba gutegurwa. Ntukibaze uti se ngiye kuki ntawe ntegura, ntawagutegura nyine, kubera ko ni ibintu bikurimo bitabizi. Umugore bimutegure. Hari abajya bambaza ati ubundi gutegura bategura gute, nyine kumva ntabyumva, yiziye ko aza agahita atangira ashora nta kindi. Ntabwo ari byo rero, urabanza ukamutegura, ukamukora ahantu hose, ugakora bishoboka byose ku buryo umugeza kuri rwa rwego nawe uriho, ukamugeza aho ku kigero uriho, ku byishimo cyangwa se ubushake wumva ufite, ukabumugezaho. Hanyuma ukabona gutangira kwinjira mu gikorwa. Hanyuma utangiye kwinjira mu gikorwa, niwigeze ubanza kumuganira byonyine, naho wamanza ukamuganiriza utugambo twiza, ukamukuramo ibyamwiriwemo, uko yiriwe mu kazi ahangayitse n'imiserero n'iki, ageze mu rugo hari ibyo asanze bidatunganye, arashaka kubanza kubitunganya, mu mutwe byivanze, afite ibintu byinshi mu mutwe, nawe utangiye umuzanira ibindi. Banza umuganirize, umwurure umutima, ubanze mumaremo ibyo yiriwemo, mumaremo ibitekerezo n'imihangayiko n'iki byose. Hanyuma umwibagize bya bindi byose, nurangiza utangire umutegure, umwinjize muri iyo mood, urebe ko ibintu bitagenda neza. None ukirirwa urenganya umugore ngo ngo gutya na gutya, umugore ntarabishye, umugore nta mazi, umugore nta arakomeye, ni mukagata. Ayo mazina muamubita, mwabanje mukareba niba atari mwebwe ntandaro y'ikibazo, mwabanje mukareba niba atari mwebwe ahubwo muri mu kubitera, bigatuma aba abagore banyu bakazinukwa kubera ko mubibakorera nabi. Rero bagabo, wenda n'abagore nabo bafite amakosa nayo tugenda tuyavugaho, ariko cyane abagabo, kuko ari mwebwe mufatiye ya mbere. Rega abagore benshi ntabwo bari bagera ku rwego rwo gutinyuka kwibwirira umugabo ko bakeneye imibonano mpuzabitsina, uretse ko bitari bikwiriye. Umugore nawe yakagombye gufata iya mbere, akavuga ati ngiye uyu munsi ndumva aka kanya ndumva bishaka. Ariko abagore benshi barabitinya, akumva ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bitavugwa.
rero bagabo kubera ko ari mwebwe nyine mufati ya mbere yo kubibaza abagore, niyo mpamvu mugomba kugira gute tuba tugomba kubibabwiraho cyane kugira ngo aba bagore banyu batazahorana intimba mu mitima. Hanyuma hari abantu benshi bajya banyandikira, hariho n'abarayi banyandikiye n'abampamagaye bambwira bati rwose shangazi njyewe sinzi ngo bategura gute, sinzi ngo bakora hehe, njyewe mpfa kuza rwose mpita ntangira nkora imibonano, ntabwo ibyo bintu nigeze mbimenya, urabizi ko nta shuri babyigamo, ese ni gute bikorwa gute, ubundi bategura umugore gute? Rero nababwiye ko gutegura umugore si ikintu gikomeye, banze nyine umubwire utwo tugambo twiza nk'uko nabikubwiye, umwurura umutima, nurangiza niba mugeze mu gitanda bundi hari ingeso ikunda kubaho ku bagore, ugasanga rwose ntashobora gutuma babikora itara ryaka. Abagore nibo bakunda kugira iyo ngeso, kavuga ati reka zimye iryo tara, zimye ugasanga nyine niyo babikoze barabikorera mu mwijima ahantu hatagaragara, ngo ntabasha kugira ngo amurebemo, ngo naje ntago burya abagabo bashaka kugira ngo babikore n'ubundi akureba mu maso, akureba ahantu hose kandi uyikuyemo imyenda. Abagore benshi bakunda kurara bambaye ibyo bintu. Kirazira ubundi, kirazira kugira ngo umugore urare wambaye, kirazira kugira ngo ukore imibonano yawe n'umugabo wawe itaramwarijimije. Ibyo bintu mumenye ko ari bibi. Abagabo bajya babibabuza, akavuga ati waretse ngacana, yacana ukajya kuzimya. Ibyo bintu ndabizi ko mubikora, ntago ari byiza. Rero itara ricane, imyenda yose uyikuremo, undi umugore wawe umutegure, umukora ahantu hose, haba mu musatsi ukoremo, hanyuma umukore ahantu hose ugenda ukorakora n'intoki zawe n'iki. Uko rero ugenda umukorakora niko umugore agenda yirekura, yiyumvamo ubushake, yiyumvamo ibyishimo, yiyumvamo umunezero. Hanyuma ukajya kubona ukabona atangiye gucika intege, atangiye kunegekara, atangiye kunaga akaboko hariya, atangiye kuvuga ati sheri utuntu, atangiye kuvugishwa. Nubona yageze kuri uru rwego umenye ngo umugore nshatse natangira nkabikora. Ariko abagabo benshi ibyo ntimubikozwa, uraza ugahita, niba ari umunaniro muba mufite, niba ari iki, ugatangira rwose ukora ibintu by'amakosa. Ntabwo ari byiza. Ibyo nibikeya nkubwiye, nawe wakwishakira n'utundi ugakora n'utundi twubona wakora tukamunezeza, ukadukora hanyuma bikagenda neza. Rero bagabo mureke gukora ayo makosa, kandi rwose murayakora cyane cyane. Murahamagara rero kuri 07 8 344 18 25. Alo, wakongera ijwi? Ndavuga ngo turakwishimiye. Yego murakoze cyane. Abarokore twajyaga tubyumva ariko tutarahura n'ukuri kwigisha, tukumva kari mwajyaga mubyumva, ariko by'ukuri natekereje neza, asanga Imana niyo yashyizeho kumugabo umugore bakora, kandi ibyo mu byumba byinshi usanga Imana yihanisha abagore n'abagabo ko hari abandi gukora ibyo byaha. Imana igenda ibyerekana bakabura akazi kuguraho abantu. Rero bigaragara ko bishaka ko haboneka abantu namwe, yego, bagenda basobanura abantu, bakababwira ko bakwiriye kumenya neza uko icyo gikorwa cyo mu buriri cyakorwa neza. Yego, wowe uri umurokore? Nanjye ndiwe. Ariko nk'uko nabivuze, usanga abantu bagiye bafite imyumvire itariyo, ariko uko wagiye ubivuga bigenda biduhumura. Yego, birakwiye rero abantu tumenya koko ibyo bintu, abakozi nabo bakanguke, bite gutegura abagore babo nk'uko bivuga, kuko n'ibyanga birarangira n'ubundi za ngo zisenywa. Yego, ntekereza ko gutegura umugore atari icyaha, ahubwo ko ikwiriye gukorwa, kuko icyaba cyiza cyose mu mibonano mpuzabitsina gikwiriye gukorwa kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Ntekereza ko nta cyaha kirimo.
ego hanyuma wagira ihe nama abakristo umbwiye kuri umukristo abakristo bafata ibi bintu nk'icyaha bumva wenda tubivuga tubyigisha bati uriya n'umusazi nanjye ndi umurokore ndasenga ariko hari burya abantu bafite imyumvire itandukanye ugasanga bavuga ati suriya ku cyo bavuga biriya bintu ni umupagani n'iki abo bantu babafasha iki kuko wenda njye nshobora kuvuga ntibyumvikane ariko nkawe umukristo wumva iki kiganiro wumva hari ikintu kigufashije wabasha kubagira iyihe nama wenda iyo myumvire nanjye nari nyifite mbere y'uko uza ariko uko ugenda wigisha umuntu agenda abitekerezaho ndetse ngo ku buryo bwa mbere umuntu yabashaga kumva ko ari Imana yagutumye nk'uko bivugaga yego ntawabyumvaga ariko ubu birigaragaza gusa nyine abantu biratinda kumvikana kubera umuco tuba tumazemo igihe ariko iyo kugira wenda ngira abandi inama icyaha ni ukugoma ariko ikintu cyose nk'umugambi w'Imana nimba muri gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ku mugabo n'umugore byemewe n'Imana n'amategeko noneho rero ntihabeho n'uburyo bwo kukibuza kuko byagaragaye ko nk'uko bagiye bivuga ngo ni fondasiyo y'urugo abantu benshi ibikomere barabifite by'uko icyo gikorwa kitagenda neza kandi kigasenya ingo kandi ari abakristo tuvuge ko satani rero yinjiriye aho hantu yego rwose abarokore basize baraharangaye ba pasiteri ntibahagera ntibahavuga satani aravuga ati nanjye ngo nzazisengera aha ngaha ahubwo Imana ivuvugisha ni wowe ntwari Imana ihagurukije Imana ishimwe kuko nta wundi mupasiteri wabitinyuka rero ukomere ubwirize rwose abarokore bazi ubwenge babyumvireho niba babura ubwenge ingo zizasenyuka babikomereho rwose urakoze cyane hanyuma uri umukristo ndatekereza uri umugabo uko biri kose ukurikije wenda mu itorero kuko nanjye nsengera mu itorero ukurikije uko bimeze ese ujya ubona nibura habaho inyigisho z'ibi bintu wenda kububatsa ingo ugasanga barabitomoye neza bigishije bari abagore n'abagabo ntekereza ko nawe uri umugabo zijya zibaho ku bapasiteri ugasanga barigishije bakavuga bati nk'ibi ndimo kwigisha byo gutegura umugore byo umuntu akwiriye kwifata mu gitanda uko akwiriye gukora imibonano mpuzabitsina neza uko bikwiriye hajya habaho iryo somo ryo kwigisha kugira ngo nibura izi ngo cyangwa se abapasiteri baratererana bakaba wenda bakwigisha ibyo hejuru gusa bakabica hejuru bimeze bite ntekereza ko navuga ngo ntabo wenda ariko ntanavuga ngo ntabo kuko iki kintu kiragoye kugihuza n'umuco nyarwanda ahubwo ndavuga ngo nawe nyine imbaraga z'Imana rwose ubundi byagakozwe nyine n'abantu batarashingira ku idini batavuga ngo ntabwo ndi mu izina ry'Imana akaza nyine abivuga gutyo gusa ariko Imana ishimye ko ihishuye ko iki kintu nayo ishaka ko kimenyekana no mu matorero nabo bakamenya ko iki kintu kigomba kwigwaho ni ukuri rero nkaba navuga nti rero nubwo mu matorero bitarahagera ariko n'abapasiteri bumvireho kakantu kawe rwose ka shangazi gakwiriye kujyaho muri za porogaramu zo guhugura abagiye kubaka ingo bakinjira kuri ibyo bikorwa yewe nk'uko uvuga ko wahawe impano yo kuba uzi ibijyanye n'ibyo kuburira barabiguhaye ukaba washaka n'amahugurwa y'ukuntu wenda umwana niba ari yabiguhishuriye ukuntu bikorwa neza abantu bakaba babikora kandi bakaba bazi ko badakora icyaha ntekereza ko ibi bintu byazafasha ingo z'abanyarwanda kudasenga zigiye kuba abantu bakora imibonano mpuzabitsina ntibishime ego urakoze cyane reka tugushimire Imana iguha umugisha umukunzi wacu imuha umugisha no kuri aduhaye ibitekerezo byiza
ndagira ngo mbabwire ngo ibi ni ibintu bije izi mpuguro zije mu gihe cyazo, kuko twabayeho mu buzima bwo kutubwira ngo kuvuga ku mibonano mpuzabitsina ni icyaha, guca imyeyo ni icyaha, ibintu byose ni icyaha. Nta mupasiteri ushaka kukwigisha bagiye ku bana bigisha ati imibonano mpuzabitsina ikorwa gutya, ibyo ni icyaha. Ibyo ni ibintu twabayemo ubuzima burebure kandi bunini burahagije pe. Ingo zarasenyutse, zararangiye, bacana inyuma bacanye inyuma, barasambana barasambanye. Kubera iki? Kubera ko ntago bigeze bigishwa uko imibonano mpuzabitsina ikorwa, ntago bigeze bagirwa inama, bakagombye kubyigishwa. Rero turagira ngo tubabwire ngo ibi bintu mwumve ko ari ibintu by'agaciro kandi biziye igihe cyabyo. Bakristo nibo ndi bukubwira, ntimuzigera mubifata nk'ibintu by'ibipagani cyangwa bidakijwe nk'uko bakunda kubivuga, ahubwo mwumve ko ari igisubizo cyanyu. Niba wewe waruraho warabipfanye mu mutima wawe, wumva ntawe wabibwira, utabibwira pasiteri, utabibwira inshuti yawe, utabibwira nde, ahubwo ari wowe ubizi mu mutima wawe, agahinda karakwishe. Murabizi abajya bangeraho kandi b'abakristo, muza murira muvuga muti urabizi ko ndi umukristo, ariko kuri uyu munota ndabona urugo runaniye, ndabona ngiye gusenya, ndabona birangiye. Murabizi abajya baza bambwira ibibazo bitandukanye. Abo se si abakristo basenga, si abakozi b'Imana? Kuki se urugo rumunaniye? Yaje nawe afite umubiri nk'abandi, nk'uw'abandi. Ibyo abandi bashaka bitwa ko batari abakristo, n'abakristo barabishaka. Iyi mibonano mpuzabitsina abandi bakora nabo barayikora, bafite umubiri. Rero nta mpamvu yo kwihunza ibintu nkaho ntago bari mu ijuru, bari mu isi. Turi mu isi kandi twambaye umubiri. Umubiri ibyo ukeneye ugomba kubikora kandi bigakorwa neza. Niyo mpamvu usanga hanini Imana nk'abantu bakunda gusenga ibihanisha, cyane cyane abakunda kujya mu nsengero, mu byumba by'amasengesho, ugasangira kwihanisha ibintu byo mu buriri bimeze bite, bimeze gute, ko mbona bitagenda neza. Kubera ko Imana irabifuhira. Mu gihe bikozwe nabi Imana irababara. Niba uyu mugabo umubabaza ukamutera agahinda, akaba abikora atishimye, bituma Imana nayo igira agahinda, ikaba yakumerera nabi. Reka twakira undi muntu. Alo, waza muri ijwi ryawe. Ntabwo ari byiza rero guhamagara udafite gahunda. Ntekereza ko keretse niba ari amayinite agushiranye, ariko niba ushaka gutanga igitekerezo urahamagara n'ijwi ryumvikana, uduhe igitekerezo cyangwa se utubaze ikibazo icyo ari cyo cyose wumva afite. Hanyuma murahamagara kuri 07 8 344 18 25. Alo, mwere neza? Yego. Anyita Patrick. Jya kure y'iyo radiyo, niba ari radiyo, niba ari iki, ongera ijwi rwose turakumva. twabwira ngo ikiganiro cyiza mufite, ariko hari igihe umuntu w'umudamu umubwira ngo kuramo akabyanga, kandi ibyo bintu biba byamuze ugasanga bibaye ikibazo. urabaganiriza akabyanga se akararana imyenda, mukabikora se yambaye imyenda? nabyo arabyanga. Ubwo n'itarama mwajimije. Yego, barakubwira ngo ntabwo abishaka, bakubwira ngo ntabwo mbona muri mudu, bakubwira ngo ntabwo ari muri mudu, ubwo aba ari iyo mpamvu. hanyuma se niko biba bimeze buri gihe, cyangwa wenda bibaho mu gihe yananiwe, yagize imirimo myinshi, biba bimeze bite? Cyangwa ni igihe cyose niko ahora akubwira? ubona ari igihe cyose. Ubona ari igihe cyose. Ni ukuvuga ngo no kumutegura nta kwemera ko umutegura, kubera ko nyine ntaba ari muri mudu yabyo, cyangwa nabashaka kumukoraho. hariya ntabwo aba ashaka kuhakora. Muri kumwe nta kibazo, nabyumvise, ariko birababaje. Ngaho nyumvira, ubwo urumva ko
hari igihe umugore abagore muva muba mutazi ibintu murimo mu by'ukuri wavuye iwanyu uje gukora iki waje uje kuba umutako aho ngaho muri icyo cyumba urumva waje uje kuba umutako waje kuba ururabyo waje kuba iki alo arakoze cyane umukunzi wacu hanyuma twari turimo kuvuga kuri aba bagore rwose mwambabariye niba waravuye mu rugo iwanyu ni ukuri hari ibintu bintera agahinda nkumva ndababaye uvuye mu rugo iwanyu umugabo arikokoye wenda aragukoye akoze ibishoboka byose arubatse arahihibikanye avuga ati nshaka umugore warangiza wagera mu rugo ukavuga ngo ntagukoreho koko nta soni birababaje halo oui meza yego niho ikiganiro nagikurikiye ariko usanga bari abantu abadamu bararamo imyenda nibo baba badakunda abagabo ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo ni ukuri hari ibintu rero nagiye nkunda kubona cyane muri iki gihe nta rukundo ruba rurimo hagati y'uwo mugabo n'umugabo hagati y'umugabo n'umugabo nkunda kujya murana n'abantu benshi ahantu ugasanga wenda umudamu wenda wanjye araje arahansanze ashuje abandi wenda njye aranyihoreye uretse ko njye bidakunda kubaho mbibona ku bandi cyane noneho ugasanga umugore n'umugabo ntashobora kujyana muri dushe kandi imibonano buriya ni ikintu gikomeye twagakwiye gutegura hari abagabo bateye nk'uko wabivuze umugabo agasanga ageze mu rugo wenda nk'abanywa inzoga araje ahise afatiraho byanze bikunze wa mugore ntashobora kugira ibyishimo mu buzima bwe ntabwo bishoboka ariko nanone umugore dushobora kugura umugabo ngo tujyane koga ntashobora kuvamo n'ibindi impande byanze bikunze wa mugabo nawe nta byishimo azigeragera yabigira ntabyo ashobora kugira pe kuko burya abagabo baba bakeneye guteteshwa niko navuga kumukorera utuntu tumukora ahantu utuntu duto cyane dushobora kumukora ahantu kandi akanezerwa anezezwa n'utuntu dutoya ariko abagore yego urakoze cyane mwabagore mwe mwambabariye tukubaka izi ngo mureke twubaka izi ngo kuko uribwira ko kuba ufite amafaranga cyangwa ufite iki ibyo ngibyo bihagije ariko ndakubwira ngo ntabwo bihagije hanyuma twari turi ku bagore ntago wenda ari ukubatoteza cyangwa se kubavuga nabi nanjye ndi umugore ntago rwose pe ntago ari ukubanga ni ukuri ndabakunda cyane ndetse ariko ndagira ngo mumbabarire nubwo n'abagabo bagira amakosa barayagira rwose menshi ariko mwihangane murihebe buriya mufashe iya mbere mu kubaka urugo rwanyu ni ukuri rwakubaka burya ijambo umugore avuze ikintu umugore yitumye uko byagenda kose ntabwo kibura gutungana washatse gusenya urugo rwawe amasegonda makeya warurangiza washatse no kurwubaka warwubaka rero ndagira ngo niba utari ubizi nta yindi fondasiyo naho ngaho mu buriri igihe cyose mu buriri byazambye n'ibindi byose ibyo utekereza imishinga upanga ibyo utekereza kuzakora ntibishoboka ntabwo bizaguhira kubera ko hari ibyo wabanje kwica hari urwego wasimbutse rutagenda neza mu gihe urwego wasimbutse warusimbutse nyine nturuceho ntabwo byashobora gukunda ntubushaka gukoraho uragira ngo akore kurinde urashaka ko abakoraho se urumva yababura ntabwo ashobora kubabura abashatse yababona ariko niwe yahisemo aravuga ati ni wowe tuzabana ni wowe uzamara umubabaro ni wowe uzamara agahinda ni wowe uzanyemurira ibibazo aguhitamo mu bandi si uko wenda wari mwiza cyane kurenza abandi ariko ni wowe yahisemo aravuga ati niwe tuzabana n'umutima wanjye ukunze ariko uyu mwanya uranga ko agukozaho intoki ze uyu mwanya uranga ko agukoraho ngo nguramo arakubangamira njye nari ndi kubabaza ni iki waje gukora ubundi iyo ubyanga kare kose ukabyihora ukareka kuza ukaza ugasanga niba mugiye gukora imibonano umugabo nazimye itara nagira gute ngaho mbwira ngo arara yambaye aba yambariye urugamba aba yambariye ibiki
ndimo ndabaza ikintu uba wambariye ni iki? Iryo tara bararizimya, uri umupfumu urimo uraragura, urimo uragira ute ku buryo urimo gukorera muri uwo mwijima kubera iki? Mwabagore mwe mureke mukosore, kuko hari ibintu byinshi biza ari twebwe tubyikururiye, hari ingo nyinshi zisenyuka ari twe tuzisenyeye, uko ari utuntu tworoshye twako kanya, keretse niba wenda utamwiyumvamo, ubaye utamwiyumvamo, ubaye utamukunda, ubaye utamushaka, aho ngaho wanabimubwira ukavuga uti singushaka, nyine akabimenya. Ariko kubana umubeshya umwereka ko muri kumwe kandi mutari kumwe, mugera mu gikorwa ugatangira ukamunaga hariya, kuki se atatekereza ko ari ukutamushaka? Ushobora kumubwira uti njyewe ntabyo nshaka, nta bindimo, ntabyo nkeneye, ukagira ngo wenda yabyakiriye gutyo gusa, ariko buriya ahita bifata nk'uko kutabishaka, nyine kutamushaka, kutamwishimiye, kutamwifuza. Ari n'igihe ashobora gutekereza ati buriya bafite aho yabikemuriye, afite abandi bagabo yahuye nabo abirangiriza iyo ngiyo. Mwaha abagore mwe, abagabo barimo baramuhamagara cyane babandegera, ntabwo ari byiza. Reka nukuri mwikosore, kandi nzumve ko mwikosoye, muzajye muhamagara mumbwira ko byagenze neza. Hanyuma murakomeza guhamagara kuri 078 344 18 25. Allo? nanjye icyo kibazo nanjye mfite icyo kibazo. Hari igihe wenda mba ngeze mu rugo nkumva nyine ndamushatse cyane, noneho namushaka nkahita mbese kugira mutegure akanga. Urambwiye ngo ushaka kumutegura akabyanga kandi naramuhaye. None se abyanga akubwira ngo iki? Abyanga akubwira ngo iki? Arambwira ngo ubundi se ngo urajya kwigura negura, ngo ubundi ngo aho urajya ntabwo uri kuhareba. Aho ujya ntabwo uhazi? Ngo ntabwo mba ndi kuhareba, kambara nk'imyenda. Amubwira iyo myenda ntabwo mbyumvini, kandi nureba nabi nzaguca inyuma. Akambwira ngo ubwo waba warabiteguye nyine ngo ni akazi kawe. Nkamwihora ariko nkumva nyine nanjye umutima urababaye, nkasubira nanjye igihe nzamuhima. Nuko nyine ikintu wenda kiba kimfashe nuko ari agakiza kwa kuvuga ngo umuntu arakijijwe, ariko buryo umuntu agenda atari we uruhare runini ari abagore. Nukuri ihangane uzampamagara ejo hanyuma tuganire. Ariko birababaje, urumva niba umugore akubwira ngo nta myenda akuyemo, ngo wakoze ibyo ukora ngo aho ujya ntuhareba, ubwo se urambwira ngo uwo mugore ni bwoko ki koko? Nk'ubu maranye nawe imyaka 7, ariko nta munsi turajya mu buriri yambaye ubusa, kuraramo imyenda, nkagira icyifuzo nkavuze nk'ibyanga twunze agakiza nzakarambika hasi, nanjye muca inyuma ku buryo oya nukuri pe mbabarira ntukarambike hasi. Agakiza se urakarambika hasi koko usigarane iki? none se urumva batari ukubabaza abagabo koko? Umugore wawe arimo arakumva ubu ngubu? Umugore wanjye ubu ndi ku izamu, ariko ejo tuzaba turi ejo niba muri kumwe muzampamagare muri kumwe, ntuzatinye mumpamagare muri kumwe, hanyuma umunyihere ngewe mwibarize impamvu akora ibyo bintu, sibyo? Kandi wihangane bizakemuka, ntugire ikibazo, uzabyibuka umvugishe. Sawa. Reka dusoze rero bakunzi bacu, ntabwo twakomeza kuguma ahangaha kuko burije amasaha yagiye. Ndabibona ko rwose mu gikomeje gushaka guhamagara muri benshi, ariko reka dusoreze ahangaha tubwira abagore ngo rwose bagore mukosore. Ndashaka ko iki kiganiro kizasiga hari ibintu gihinduye bikomeye cyane kandi by'impinduka, gitanze impinduka ikomeye. Hanyuma muwe mwihanganye, tuzasubira umunsi w'ejo kuko iki kiganiro